Tugeze muri Meet Me Tonight, uyu munsi dufite umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Amashyanya rero. Amashyi menshi cyane twakire meya wacu. Amashyi ari kwa abanyakigali bimeze bite? Meya. Yes. Umeze neza? Neza cyane. Ewana, nanjye meze neza. Abanyarwenya babonye ute? Birashyushye. Abintu bariko barakomeye. Bameze neza cyane. Gitifu murengera gowe kabisa. Meya, twishimiye kukwakira muri Meet Me Tonight. Iyi ni session tugira aho tuganira n'abantu batandukanye bafite ibintu na message zagirira urubyiruko akamaro. Ariko haba harimo n'ibibazo. Itangazo ryihutirwa, hari abantu mubaza ibibazo mukaza n'ibibazo biri personnel. Ngo hari ikibanza wanyu babambuye mube mubiretse ibyo bibanza. Urumva? Hano twaje kuganira na meya no guseka. Sibyo? Twagiye meya muri gahunda ya Kigali yacu, Kigali ikeye. Umunyakigali akwiriye kurangwa n'iki? Murakoze cyane. Ndagira ngo manze mbashimire. Birashimishije kubona hano mu mujyi wa Kigali dufite ahantu abantu bashobora kwidagadurira. Twagira ngo tubashimire Gen Z Comedy ko ntabwo mwakeye. Amashyanya ari hehe? Turabashyigikiye. Ikindi nagira ngo mbere yuko nsubiza icyo mumbajije, turi kumwe na Perezida w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Nahaguruka dusuhuze Perezida. Ndetse n'abandi dukorana Emma Claudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali. N'abandi dukorana twaje kugira ngo tubashyigikire. Ku kibazo mwari mumbaje rero nk'uko mubivuze, ikiri ukuri nuko Kigali ni umujyi ufite isuku muri Afurika. Ibyo birazwi kandi biranagaragara. Ariko burya isuku bisaba ko abantu bakomeza kwisigasira. Icyo dusabwa rero nk'abajene basobanutse, icyambere ni ukubigira ibyacu tukabigiramo uruhare. Ari publicité yasohowe na TV1 uyu munsi igaragaza ikibazo dufite cy'uducupa bene amacupa ya plastic. Ntago aranga gusa aribyo bavugaga bya energy, n'uducupa twa energy tubona hirya no hino, ariko ni tundi tubazo twose twa plastic. Buriya iyo ugasiza ahantu ukabona ntago ari byo, kubera ko uriya muhanda dukoresha twese dukeneye kuba ukeye. Dufite abavandimwe bawushinzwe ariko ntago baba ahantu hose cyarimo. Icya kabiri ikirukwe nuko Kigali ari umujyi utoshye, green city. Ago green bisaba nyine ko abantu bayitaho. Dufite gahunda yuko muri uyu mwaka tugiye gutera ibiti 3 miliyoni muri Kigali. Ibyo biti tugiye kubitera baba jene tuya tubona bavuga hano ko bafite ibibanza, tuze kuvugana tubohereza ibiti byiza cyane batera. Amashyi cyane kuri meya. Icyo dusabwa rero, ibiti byinshi dutera birapfa, cyo bita attrition rate, kugira ngo ubundi igiti kibe igiti nuko gikura, kikabiganza amarumbo, kikatanga igicucu, kikagabanya imyotsi mu kirere kugira ngo umuka duhumeke ube mwiza. Kugira ngo tubasabe abantu bitabira Gen Z Comedy mudufashe kurengera ibiti mu mujyi. Hari ibiti byinshi dutera bikangirika. Ikindi nuko twifuza ko hafi y'imihanda ya kaburimbo ariko n'indi mihanda y'imigenderano haba ubusitani. Tusaba rero ko umuntu ufite ikibanza kiri kuri kaburimbo cyangwa se ku muhanda yahatera ibyatsi. Murabibona ibyatsi dufite ku mihanda ko bisa neza, ariko tugera hirya ukabona ahantu hari igiharabuge, ari ibitaka, iyo izuba rije bitanga umukungugu ukajya mu kirere tukahumeka. Turagira ngo rero muri uyu muhimbo tugiyemo, iyi mvura iri kugwa, dufatanye Kigali tuyigire itohe, tuyigire icyatsi kibisi. Kigali tuyigire gute? Tubigire ibyacu, tubikurikirane. Me abahanzi bakuntumyeho hano, harimo n'abahanzi batandukanye, Uncle Austin nguriya nimo ndamubona, hari n'abandi benshi cyane na Davis D namubonye. Bakuntumyeho uruhare rwacu nk'abahanzi mu kurushaho kunoza gahunda umujyi wa Kigali dufite nk'abajene n'uruhi. Murakoze cyane.
uruhare rwanyu rwa mbere n'urunguru no gukora ibyo mukora mukabikora neza. Kandi biragaragara ko ubuhanzi mu mujyi wa Kigali bumaze gutera imbere. Icyo dusabwa nk'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze nuko tubashyiriraho ibikorwa remezo bibafasha, ariko urwa mbere no kugira ngo mutange ibyishimo kuko niko kazi kanyu. Cya kabiri ni ukudufasha kuzamura imyumvire y'abagenzi bacu dutuye muri uyu mujyi. Buriya umuntu utuye mu mujyi uburyo yitwara butandukanye n'ubwo utuye ahandi. Hari ibyo asabwa, hari uburyo abasobanukiwe. Abahanzi rero badashobora kudufasha gutanga ubutumwa bwiza bw'uburyo bwo kuba mu mujyi wa Kigali. Nyuma bwa gatatu nyine no kutubera ambasaderi hirya no hino, kuko mujya kure y'umujyi wa Kigali, mujya mu bihugu duturanye. Twifuza ko umujyi wa Kigali wamenyekana muri Afurika, kamenyekana nk'ahantu hagendwa, ahantu hameze neza, ahantu hari ibyishimo. Ibyo nibyo twifuza ko mwadufasha. Amashyi cyane kuri meya wacu. Hanyuma ibyo bintu urabivuze mpita mbitekereza, Austin uziko nta ndirimbo y'umuganda ndumva. Numva izi bikorwa ariko ntago ndumva indirimbo y'umuganda. Mwari mwayumva mwebwe? Ngiye ndaza kuyandika. Meya, mu buzima busanzwe iyo utari mu kazi ukora iki mu buryo bwo kwidagadura? Ikibazo ko kigoyera. Unda siporo, nakora siporo, ariko bijyanye n'imikino nkunda volleyball. Mpamvu nkunda volleyball nuko kuri buri mupira havamo igitego. Ibintu byo gutegereza iminota 90 ari usanga bigoranye cyane. Rimwe na rimwe ugatahira aho ngaho. Ariko volley na basket usanga ibitego bicicikana. Ikindi nkunda gusabana, mfite inshuti dukunda kuba turi kumwe tukaganira, tugatebya, tukishima. Ariko ubu mbonye ko na comedy iryoshye, ubwo nabyo ngiye ugomba kuzajya udusura kabisa cyane rwose. Uvuze comedy mita nibaza ikibazo, ni iki cyakubayeho mu buzima wibuka ugaseka? Ntangira akazi bwa mbere nagiye gukora ahantu nagomba gukora, naho imodoka yansize harimo metero 200. Nahantu barebesha amaso, ariko kuko ntari mpazi nayo mvuye mu cyaro nateze moto. Uyu munsi iyo ngenza aho hantu hareba ukuntu ari hagufi, nibaza ukuntu ntabashije kuhabona. Nabitekereza bikansetsa kabisa. Impamvu iyi segment ya Meet Me Tonight tuba dufite theme ya use what you have to get what you want. Nk'abajene, nihe nama watugira ugendeye kuri experience yawe? Ugendeye yaba ari umuhanzi, yaba ari umujene ufite business hari ukuntu butaribona ari kuri mu nzira yo kwibona, cyangwa se ufite igitekerezo gusa uburi igishoro nacyo kitazapfa kuboneka. Nihe nama wagira umuntu uri mu nzira y'iterambere rye ariko utaribona? Yango icyambere ni ukuba positive. Kuba uri Kigali ubwabyo n'umugisha, ni ikimenyetso cy'uko bishoboka. Ntabwo ari abantu bose bari Kigali, ngo benshi mujya munabivuga hano mujya mubikoramo urwenya, ariko ni ibintu bikomeye cyane. So kuba uri Kigali ubwabyo ni ikintu gikomeye. Cyambere no kuba positive. Mujya mubivuga kenshi, ariko iyo uri positive wumva ko ibintu bishoboka ukigiramo icyizere birakunda. Icya kabiri ni ukudacika intege, kuko mu buzima ibintu byose ugerageje haba ari impamvu yatuma ubyihorera. Ibikomeje birakunda. Hanyuma icya gatatu umuntu yasorezaho ni ukuba wowe, kuko muri miliyoni 2 z'abaturage b'umujyi wa Kigali nta wundi umeze nkawe, wowe wenyine. So be yourself. Thank you. Hari ikindi kibazo ntekereje hano, harimo ababyeyi batabirivingira muri talent z'abana. Urumva twe twakuze bashaka ko tuba abadokiteri, mu nkomera amashyi n'abaye dokiteri. Ntuze sindi kubaho ubuzima, guseka n'ibyongera iminsi yo kubaho. Ikibazo ndi gukemura nta muganga ukivura. Niye nama wagira ababyeyi bafite abana bafite impano ariko badashyigikira. Bo bafite vision babashakaho, ariko n'abana bafite ibindi. Ndashaka utugira inama ku mpande zombi. Hari igihe uba ufite impano ariko ugomba no gukurikirana amasomo, kuko nka Tom Close ni umudokiteri, sibyo? Ariko hari igihe umubyeyi ababona umwana afite impano runaka ariko ntamushyigikire, kubera ko ibintu babifata nk'uburara bamwe, abandi bakabifata nkaho nta kazi karimo, kandi harimo abo bitunze. Ubu ni ndi kuvugira. Niye nama wagira abo babyeyi bagifite iyo myumvire yuko umwana mu gihe afite impano bumva ko nta kintu kirimo?
Icyambere tubona nuko ababyeyi b'umujyi wa Kigali bakunda abana. Icyo cyo nukuri nyawo nawe kijyaye impaka. Iyo ukunda umwana rero ugomba kumuha ibyo wumva bikwiriye. Ariko abana nabo bafite uruhare rwo kumvira ababyeyi kuko nabyo turebona mu mujyi haraho usanga abana bagora ababyeyi. Gusa umubyeyi iyo ukunda umwana ukamenya inzozi ze ubundi inshingano yawe no kujya umufashe kuzigeraho. Kera nyine nkuko bivuga abantu bari bazi ko kugira ngo uzatere imbere ugomba kubanza kwambara ikanzu warangije amashuri. Ariko ubu ngubu ushobora kubona amafaranga menshi nta kanzu yajemo. Byose rero birashoboka, igikundo uko gusa umwana aba afite uburere nacyo tubona gikomeye mu mujyi. Dukwiye guha abana uburere bukwiriye bwa Kinyarwanda butuma umwana w'umunyagihugu umuturage mwiza wagira igihugu akamaro, hanyuma ibindi byose biza bikurikiraho. Ariko amashuri nayo ni ngombwa cyane cyane ko ubu ngubu amashuri ahari. Kera byari bigoye kwiga ariko uyu munsi umwana wese ashobora kwiga kugeza igihe byibuzaniza amashuri yisumbuye. Urwo ni rwo ruhare rw'umwana, umubyeyi nawe akamufasha kubigeraho, hanyuma ibindi Imana nayo irabikora. Amashyi menshi cyane kuri meya. Tujya kwakira nk'ibibazo bibiri byonyine abantu bashaka kubaza ntibarenge babiri. Murakoze. Nshaka kubaza meya, umujyi wa Kigali utekereza iki ku mubare munini n'ubwiyongere bw'abamama basaba bahetse abana mu mujyi wa Kigali? Murakoze. Murakoze. Buriya mu mujyi mu murwa mukuru w'igihugu haza abantu benshi cyane. Hari abahaza bafite ibyo baje gukora ariko nabaza baje gushaka ubuzima. Bariya ababyeyi rero bariya basabiriza cyangwa se n'abacuruza mu buryo butemewe, inshingano yacu ni ukubashyiraho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bagire icyo batangira. Ibyo ariko ntabwo twabikorera mu muhanda, tugomba gushaka ahantu duhurira tukagira icyo tubafasha. Dufite uburyo dukoresha, hari uburyo bwo kuha amafaranga kugira ngo bacuruze cyangwa se biga imyuga, ariko byose tubikora dufite aho duhuriye kugira ngo tubafashe. Hari inzego rero dufatanya kugira ngo ibyo bikorwe kandi tubona bigenda neza. Gusa buriya impamvu ubona bitagabanuka nuko nyine habara abandi baza. Umujyi wa Kigali urafunguye, amarembo arafunguye, uragendwa abo bose baza rero n'inshingano yacu kugira ngo tubafashe. Ariko ikindi tubona nuko n'abaturage b'umujyi wa Kigali uburyo bwiza bwo gufasha bari ababyeyi ntabwo ari ukubahereza gusa. Hari abo tujya tubona umubwira ati ngwino tujyane mu rugo ngo akazi. Buriya umuhaye akazi uba umufashije kwirobera ifa kugira ngo umuhe ifi, bituma agira icyo ageraho. Murakoze. Reka twakire Austin. Muraho bwana meya. Muraho neza. Aba bantu babashyiramo kakapera kweli. Natwibwire nk'umu artiste. Meya, sinakwimusabye mu ruhame. Uwo nkunda ni wowe, uwo nifuza ni wowe, nzakwizirika zajya imigeri, nzakubitwa ingumizo, nzamira igisasu. Oya buretse gato, skibiri bambamba. Yes. Mr. Mayor. Yes, sir. As an artist, mba mbona ko tukibura inzu z'imyidagaduro. Cyane cyane iyi ni tent. Iyo event iri kuberamo hano usibye echo n'abantu ntabwo babona ya ambiance. Hakiyongeraho na cya kibazo cy'amasaha kubera ko hari ahantu hari hasohoka urusaku. Mugitekerezaho iki cyo kintu? Murakoze. Buriya umuhanda ni imodoka, ubundi abanza imodoka. Iyo modoka zije abantu babona ko bakeneye imihanda. Ubu ngubu biragaragara ko ubuhanzi bufite products. Ntabwo ariko byari bimeze mu minsi ishize, twaza tubiganiraho na perezida w'inama njyanama ko ubona yaba umuziki mu Rwanda, yaba urwenya n'ibindi bikorwa by'ubuhanzi biri kugenda bitera imbere. Twababwira ko rero dufite gahunda y'uko byibuze muri imyaka 5 hari icyo tuzakora kugira ngo tubone ibikorwa remezo bifasha abahanzi kandi bigurika, kuko hari ibihari ariko mugaragaza ko bihenze cyane kubigeraho. Turabizi tujya tubiganiraho, ariko icyo turashaka kugikora. Ariko ikindi twajya tubabwire ko hari ibikorwa remezo dufite already bihari kandi twumva mwakoresha. Dufite imbuga city walk aho bita car free zone. Buriya hafite amategeko hagenga kandi yemera ko abantu bashobora kuhakorera kugeza ku masaha runaka. Aho nta hanyu mushobora kuhakoresha.
dufite Canal Olympia, buriya hari ahantu hagari hashobora gukoreshwa mu masaha runaka, naho ni ahacu na RDB mwahakoresha. Mu gihe dushaka ahandi wa mugani nk'uko babivugaga hafunze hashobora kugabanya urusaku, ariko aho ngaho hari naho mwahakoresha, ariko nagusezeranya ko muri iyi myaka 5 hari icyo tuzabikoraho kandi muzakibona. Murakoze cyane. Reka twakire ikibazo cya nyuma, ariko turebe n'umudamu cyangwa se umukobwa. turebe umukobwa cyangwa umudamu. Umudamu aramanitse. Nta mukobwa ufite ikibazo? Murakoze. Nari mfite ikibazo nifuza kukubaza nyakubahwa Meya. Ni icyifuzo ariko kivanze n'ikibazo. Nabazaga ese muri uyu mujyi wa Kigali harimo ihohoterwa cyane nyine ku bakobwa. Hari abana benshi mu mihanda tubona bafihetse abandi bana kandi benda kungana mu by'ukuri. Ese nk'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ni iki kintu mwafasha kugira ngo hongerwe kwiga cyangwa se kumenya nyine ubuzima bwabo ukuntu babungabunga no kumenya gutanga amakuru kugiye kuba bahohoteye? Murakoze. Akoze cyane. Yango ibijyana no kurengera umwana ntabwo ari igikorwa cyakorwa n'ubuyobozi gusa, ni igikorwa twafatanya twese. Ngira ngo buriya iyo ubonye umwana ari ku muhanda ukamunyuraho gutyo gusa ari cyo wabikoraho. Icyambere twababwira nuko dufite ahantu dushobora gufashiriza abana, haba hano mu mujyi wa Kigali ko n'ibindi bigo dufatanya. Hari ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera abana, cyo kirahari turafatanya. Hari Minisiteri y'Umuryango, hari ibikorwa remezo bitandukanye twabajyanamo tukabafasha bakiga. Hari n'imiryango yindi dufatanya itari ya leta. Ariko kugira ngo ibyo bikumirwe, umwana yo kuba umubyeyi kandi akiri umwana, ntabwo ari byakorwa n'umuyobozi w'umudugudu cyangwa se mu gitifu w'akagari gusa. Bisaba ko twese tubyanga. Hariya hirya mu midugudu, mu muganda, ahantu hose tubyanze tukaya tubiganira kenshi byacika mu mujyi wa Kigali. Ariko nkuko nabivugaga hari n'ibindi bigenda bituruka hirya no hino mu turere duturanye, ariko byose biratureba. Gonda gushimiye ko kizamuye, ndumva twafitsaba ko twafatanya kugira ngo nabyo bicika. Tugomba gufatanya kugira ngo bigere gute? Bicike. Reka twumve Alex. Mwiriwe nyakubahwa Road Mayor. Mwiriwe neza. Ngira ngo mu bibazo nafite bibiri, kimwe wese narakibajije. Mu by'ukuri ngira amahirwe kubera ko twabanye igihe kirekire. Ukitwa Big Sam. Ni iby'agaciro kuba dufite Mayor uzi ukunda entertainment. Ngenda bivuga ko ndabizi tubiziranyeho. Rwose nasabaga yuko nkuko Stine yarabivuze kubona dufite muri siporo bafite stade, bafite arena, badutiza batugaragaza gati. Ngira ngo Stine ntiyabivuze, dukeneye creative industry ahantu twajya dukorera ibitaramo ndetse n'abahanzi bagakora ibitaramo cyane ko ntibagera aho bakorera. Niyo mpamvu bana ibitaramo biba biri bikeya bategurwa n'aba promoter cyangwa n'abandi babahaye dufaranga dukeya. Nk'urugero wenda Mercy ntiyabivuga ariko ngenda bivuga muri bukabo twatangiranye mu Rugando, aha tugeze iyi sare turimo yishyurwa $3.5 million. Simpamya ko Mercy amafaranga yakuramo, ibyo mbivuze kubera yuko turahakorera. Twasabaga rwose nk'umujyi wa Kigali ubwo na president njyanama hari mudutabare kuko ntacyo twunguka kubera nta dufite dukorera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikibazo hano dusoza. Urakoze nyakubahwa Meya. Byo si ikibazo mfite ahubwo ni icyifuzo. Nkora ibikorwa byo kugemura abarwayi batagira bagemura buri munsi saa 9. Mu bintu biduhenda cyane habamwo imbuto. Turifuza kandi turasaba ko muri ibyo biti mugiye gutera habamo ibiti biribwa. Byaba byiza kurushaho. Okay. Kubera ko uyu mugoroba ari ubufatanye, shaka ko tuva hano ndafata nimero yawe. Ibiti by'imbuto twategaje mu byo tuzatera aribyo tuzaterana nagewe nawe. Hanyuma abantu bari hano bazadufashe dufatanye kubirinda kugira ngo bizakure bibyara imbuto ubone izo ugemura. Ikintu cy'ibiti kirakomeye. Buri ibiti ubirinze harimo no kubirinda kubitema. Twagira ngo dusaba abantu bo abagenzi bari muri program banayitabira tubigira umuhigo ahantu uzabona umuntu ugiye gutema igiti uzamubuze. Ahantu twabonye umuntu yatema igiti kimaze imyaka 120. Buriya ubukoze amahano kuko buri igiti nacyo kibika memories. Uretse ko binadufasha iyo kibaye inganzamarumbo kigira akamaro cyane kurusha igiti gitoya. Ariko twagira ngo dusabe rwose
abantu birinde gutema ibiti kuko ibiti ni kimwe mu murage tugomba no kuraga abadukomokaho nabo bakazabiraga abandi bazabakomokaho. Murakoze. hari abantu mbese mbona bazabyurira cyane cyane iby'imbuto nacyo mugishyire muri gahunda. nubona umuntu ari kurira igiti uzamuhanure uzamugira inama amanuka. Twakira ikibazo cya nyuma ahangaha nabonye babajije cyane. Murakoze. Nitwa Emindo umunyamakuru wa Isibo FM. Nagira ngo mbaze Meya, hari imihanda mwubatse mu karere ka Gasabo, ni imihanda isa n'icyatsi abaturage bakoreramo siporo, iri mu karere kamwe ka Gasabo. Ese nk'umujyi wa Kigali hari icyo muteganya kuba iyo mihanda ku buryo nk'abaturage ba Kicukiro, abaturage ba Nyarugenge bashobora nabo kuba bayibona kugira ngo ntibakajye bava muri utwo turere bajya mu karere ka Gasabo kuvumba? Murakoze. Murakoze cyane. Baguha amashyi rwose, waje ikintu cyiza. Mujyi wa Kigali dufite gahunda y'uko icyo twita healthy lifestyle, imibereho ituma umuntu agira ubuzima bwiza, twayishyiramo imbaraga. Iyo ari intangiriro dufite icyo bita running track cyangwa se umukanda wo gukuriraho siporo zo kwiruka hariya kuri golf ndetse na Kimihurura, ariko turashaka no kubaka byibuze izindi ebyiri muri iyi myaka ibiri iri imbere muri Kicukiro no muri Nyarugenge. Turimo turabitekereza, bizabageraho rero. Ariko uretse n'ibyo na mbere yaho tugira ngo tubakangurire rwose gukora siporo. Buriya ntibisaba ko ujya ku mukandara w'icyatsi kibisi gusa. Niyo uvuye mu biro cyangwa uvuye aho ukorera utashye, ushobora kudatega moto cyangwa imodoka ukagenda n'amaguru, nabyo biragufasha. Kunywa amazi menshi, hanyuma na tunywe less. Amashyi menshi cyane kuri Meya wacu. Meya wakoze cyane kubana natwe, nizere ko tukigufite ko hagiye kuza izindi tara zitandukanye. Amashyi menshi cyane kuri Meya wacu. Hongera inyana ubwa